Sinzi niba warigeze ubona udufoto twanditseho Trust Wallet Studio twuzuyemo impanuro y'umusaza twahuye tukaganira mu nkuru ibiragano bya sogokuru. Icyifuzo cyanyu rero ni itegeko kuri Trust Wallet Studio. Inkuru mwifuje yuko dutangira kuyibaha kuri YouTube, dore ngiyi twayizanye. Iyi ni episode ya mbere. Nari maze imyaka 9 narabuze akazi. Abo twiganye bose bari baramaze gukabya inzozi zabo. Abenshi bayoboye ibigo bikomeye hirya no hino ku isi. Abandi ni abacuruzi bakomeye muri East Africa. Hari n'abandi twiganye bayoboye ibigo bya leta bitandukanye. Naho njyewe ndacyataha mu kazu k'akaruri k'icyumba kimwe ku bukode bw'ibihumbi 15 ntanga buri kwezi. Ndacyatunzwe n'ibiryo byo muri restaurant ku isahane y'imvange y'amafaranga 300 buri nijoro. Mu gitondo rero nabonye ubutumwa muri telefone yanjye bumenyesha yuko natsinze ikizamini ngomba kuba umucungamutungo wa kampani nshyashya yari yimukiye mu gace nari ntuyemo. Nashyizemo agakoti, agashati, karuvati ndetse n'agapantaro, agakweto gasongoye n'amasogisi y'umweru, nerekeza mu kazi muri icyo gitondo. Nari mfite ibyishimo bidasanzwe kuko nyuma y'imyaka 9 yose nibwo diplome yanjye nari ngiye kuyikoresha bwa mbere. Nari mfite umunezero uruta umunsi wanjye w'amavuko kuko uwo niwo munsi wonyine nari mbonye inkuru nziza yashoboraga guhindura ubuzima bwanjye. Mu nzira rero nerekeza ku kazi nahuye n'umusaza wananiwe wikoreye igifurumba cy'ibyatsi. Yarageze hagati mu gasozi arimo agaterera imbaraga ntazo gutera indi ntambwe ngo nkomeze. Umutima warabyanze kubera ko twari tugeze mu ibango ry'umusozi. Umusaza yarananiwe cyane, amfata ukuboko. Ataragira icyo avuga, umutima unyemeza guhita nikoreye icyo gifurumba cy'ibyatsi, nibura nkamuzamura ku gasozi nkaza kukimusubiza tugeze hejuru. Nyuma rero yo guterera ku gasozi, tumaze kugera hejuru ntura igifurumba cy'ibyatsi hasi. Umusaza mfata ukuboko nanone arambwira ngo mwana wanjye icara tuganire. Nagerageje gusobanurira umusaza yuko nsigaranye iminota 15 gusa ngo nerekeze mu kazi, kandi ari akazi nirutseho imyaka 9 yose, ariko umusaza ntiyabyumva. Akomeza kumfata ukuboko arambwira ngo mwana wanjye mpa iminota mike cyane, ndifuza ko tuganira. Nabonye umusaza yabaye ibamba, ndicara turaganira. Gusa muri uko kuganira umusaza yambwiye amagambo akomeye yambereye nk'indirimbo. Umusaza yarateruye ati, mwana wanjye nkunda, umwuga uzagutunga ntuzagusaba ibya mirenge ku ntenyo kugira ngo utangire. Kandi mwana wanjye kabone nubwo ibyo wageraho byaba bitagira agaciro mu maso ya rubanda, nta gishimisha nk'umurimo w'amaboko yawe no kubona inyungu z'ibyo wabiriye icyuya. Mwana wanjye rero, nubona umaze kugera muri ako kazi, umaze kurya ugahaga, mbere yo kumena utuvungunyukira wasigaje, jya wibuka yuko hari abaraza agashumi mu nda. Mu magambo menshi umusaza yambwiye, ndibuka ko yavuze ati nta nyungu yo guhemuka, kandi inshuti yawe izi byose ni wowe wenyine w'imbere. Mwana wanjye, inshuti yawe yo mu buto bwawe niwe muhamya w'imico n'uburere butazimije. Rero ntuzemere gutakaza uwo mwatubanya kondo ukiri umwana. Mwana nkunda, kabone nubwo byaba inshuro imwe gusa, uzaba impamvu y'ibyishimo no kumwenyura k'umuntu wari wihebye.
umusaza amaze kumbaza igisekuru cyanjye yongereyeho amagambo akomeye ati burya amateka yawe, inkomoko ndetse n'ubuzima cyangwa amarira y'ubu ngubu ntibikagutera ubwoba, kuko amarira urira uyu munsi ashobora kuba ariyo marira ya nyuma avumbura isoko y'ibyishimo byawe. Mwana nkunda, uzitegereza abana batoya kandi ubigireho, kubera yuko utazigera ubona umutima mwiza nk'umutima w'umwana, wa mutima utagira umwaga, utagira itiku, wa mutima uhora ukeye. Mu minota mike twamaranye njyewe n'uwo musaza yaranyihanangiririje ati mwana wanjye, duke wahawe ujye unyurwa natwo, uturyane umutima unyuzwe kandi wibuke gushima. Nuko rero mwana wanjye, dore tugiye gutandukana, ariko uzajya uzirikana yuko amasezerano n'igihango wagiranye n'umuntu muri babiri gusa biruta inshuro 100 amasezerano yanditse mwasomeye imbere y'abahamya mwatumiye. Nuko rero mwana wanjye, ngaho haguruka ujye mu kazi kandi uhahe uronke. Nitwa Shalom niyo muvunyi, iyi ni Trust Wallet Studio. Iyi ni inkuru ibiragano bya sogokuru, ntuzacikwe na episode y'ubutaha. Episode zacu zizajya zinyura ahangaha buri cyumweru, ndavuga ni buri kuwa kabiri episode nshyashya izajya ihanyura. Ushobora gukurikirana iyi nkuru mu buryo bw'inyandiko ndetse n'amafoto, ni kuri Trust Wallet Studio Facebook page ndetse na Instagram. Abantu mwese mukomeza kuduha ibitekerezo, gusharinga iyi nkuru ngo igere ku bantu benshi, turabashimiye. Tuzongere guhura kuwa kabiri w'icyumweru gitaha. Nkwibutse, niba utakanze subscribe, uyu niwo mwanya mwiza wo gukanda subscribe kugira ngo igice cya kabiri cy'iyi nkuru kitazagucika. Bye bye, mugire ibihe byiza. Abantu benshi uyu munsi bari mu bizazane by'ubuzima batigeze bahitamo kubaho. Igihe buri wese atumva amasomo azamubeshaho hakurya y'ubuzima tubona uyu munsi, ariko akifuza kubikomatanya n'amasomo kamere y'ubuzima, kuko abenshi duhorana inzozi zitandukanye n'ibizatubaho mu buzima bw'ejo hazaza. Byose bitangira wibwira ko ari wowe utegeka isi, maze amaso yawe agatangira kureba bitandukanye n'ukuri kw'ibibera muri iyi si. Ukomeza kubaho uzi ko ubuzima ari nk'indabo z'iroza, nta bushobozi uba ugifite bwo gutekereza ko ubuzima bushobora kuzaba bubi ejo hazaza. Ninde wakubeshye ko ubuzima ari ikinamico twumva kuri radiyo? Niki gituma umukoresha bucya yabaye umukozi, kigatera uwabyaye gupfa ari incike? Niki gihindura imibereho y'umuntu kugeza ubwo wari wariswe ingumba mu mudugudu bucya yabyaye impanga? Iryo ni isomo ry'ubuzima kandi rikeneye inararibonye mu buzima. Ngaho nyobora mbaze nde aya mayobera y'ubuzima? Baza umusaza. Your faith has saved you.